umugabo umwe ngo yigeze kubwira umwana we ngo ati ikinyoma gabo umwe kiza gikiza ikinyoma. Umugabo abwira umwana wiwe ati igihe kimwe ikinyoma kiza gituma wenda uwo bifu umuntu ukaba ikintu ukamukuraho ikintu, cyangwa nimba hari icyo wari guhura nacyo nk'abantu tuvuga abana buriya iyo babesha ababyeyi hamwe no gutinganisha tima wenda ko babahana. Hanyuma rero wa mwana urumva ko isi yari amubwiye ko ikinyoma gikiza ko ari cyiza quelque part, ni nkaho yari asumye umwana ngo asohoke mu nzu ngo ahita avuga ngo ngo ndapfuye ise tubaye ati ndasohotse nkoze umutwe ku ivuru. Ise ngo aramubwira ati yewe mwana ati bene icyo cyo kiza icyo kinyoma ubeshe si bene icyo kiza gikiza, ariko nshatse kubwira abantu ikinyoma ntacyo kiza gikiza, ni inzira y'ubusama ariko itazishika. Abantu bashatse kwiyorohereza, ariko umuntu ubesha buriya urumva ko ntaba ari imfura, ntaba ari inyangamugayo. Iyo abantu bamaze kugukotingaho kuri umubisha, ubundi ubutakaje n'imbaraga, gutakaza icyizere mu bantu. Umuntu ubesha nta cyizere n'igihe avuga. Hari ibintu abakuze imigani baca bakavuga ngo umwana murizi ngo ntaza kugwa intozi. Abana baguma biriza niyo yagize ikibazo abantu baravuga ati sibyo byiwe, bya bindi byiwe. Erega umuntu iyo abesha n'umunsi yavuze ukuri ntimuzakwemera, ntabazamwemera. Oya ntabazamwemera, kandi noneho hayavuga bazavuga ati haratubeshe niko kuyiba. Icya gatatu rero ni uguca bugufi, kuba humble. Naho waba ufite success, naho waba warageze ku bintu bikomeye, ariko imfura inyangamugayo izica bugufi. Kiranga inyangamugayo cya gatatu ni uguca bugufi. Kuko hello bakunzi, amakuru mumeze neza? Murakomeye? Natwe turaho tumeze neza, turakomeye, turashima Imana ikomeje kubana natwe. Hanyuma nibaze ko namwe mumeze neza, turabasuhuje aho muherereye hose, tubifuriza ibihe byiza byo kubona Imana. Abataramenya Imana mumenye Imana, kuko mu Mana niho dufite byose, mu Mana niho dufite amahoro. Abayimenye nabo murushirizeho kuyishaka. Ni ku ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo nkunda abankunda, ngo kandi abanshaka mwete ngo abo nibo bazambona. Rero turabasabira kubona Imana, kuba mu bihe byiza by'ubusabane n'Imana. Hanyuma turabakiriye cyane tubane muri iki kiganiro cyiza c'inyigisho zubaka ubu buzima turimo, zubaka imitima yacu. Rero dufite umusangwa wacu, turakwakiriye cyane. Murakoze. Turabashimiye. Mumeze neza? Ni amahoro, turashima Imana. Imana y'umuje ishimwe. Turabakiriye cyane hano kugira ngo mwisange, murahahora, kandi tubashimira cyane. Ntituzohwema kubashimira kuko urukundo mutugaragariza ntirusanzwe. Rero Imana y'umwijuru ibaduhera umugisha. Murakoze namwe, turabashimiye ku ikaze ryanyu rya buri munsi, rya buri gihe. Murakoze. Ushobora kuramutsa abakunzi bacu kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu? Turabaramukije abakunzi ba channel yanyu ba Espace Bar Official. Turabifuriza kumererwa neza mu babo, mu byabo, kandi tubabwira n'ubundi ngo bakomeze bakore ibisabwa, babashigikire. Ntacyo bisaba, ni mu rukundo rwa Yesu, mu gutezanya imbere cyane. Niba bikora gutyo muzokomeza mutera imbere namwe mubatumikire nk'uko abaswahili bazabavuga cyane. Bakomeza babikore kugira ngo biduhe courage yo gukomeza. Burya iyo uhabona abantu bagushigikiye biguha courage, ariko iyo uhabona batagushigikiye cyangwa batakwitayeho uzuba disi. Rero kugira ngo tubandanye cyangwa se dukomeze nuko mudushigikira, kugira ngo biduhe courage yo gukomeza kumva ko tugomba kubashakira ibiganiro byiza nk'ibi. Rero urakoze cyane.
uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku nyangamugayo. Inyangamugayo abantu bakunze kuvuga, wabona umuntu bigukundiye nta kibazo wo kwegamira, bakunze kuvuga ngo uyu muntu ngo ni inyangamugayo, uyu muntu ni imfura, uyu muntu ni inyangamugayo. Uyu munsi nshaka ko tuganira ese inyangamugayo ni umuntu ki, ni umuntu umeze gute, ni umuntu ukora iki, ni iki gituma bamwita inyangamugayo. Hakabaho abandi batitwa inyangamugayo bakitwa abahemu. Ese umuntu w'inyangamugayo ni umuntu umeze gute? Karibu cyane. Murakoze. Icyo kirasobanutse. Bavuze ngo inyangamugayo ni ukuvuga ko nyine ni umuntu udakeneye ko bamucisha mu ijisho, bagira icyo bamugayaho, bagira icyo badashima, wakora ikintu kigatuma abantu bakwibazaho uyu muntu ibi bintu akoze ni iki, kubera iki yatekereza kuriya, kubera iki avuga kuriya, kubera iki aza akora kuriya. Noneho hari ukwanga kw'abantu bakugaya. Muri uko kwanga kw'abantu bakugaya rero si uko gusa uvuga ngo kujya n'abakora ibibi ahanini barabikora, ariko nabo baba bashaka kugira ngo none nabo bashimwe, ariko kandi barimo bakora ibibi. Ibyo nabyo bifite ibyo mbese umuntu agakora ikibazo akeneye ngo bamushime, bamushimagize. Mbese hari akantu mperuka kumva, nimba umuvugabutumwa waza wigisha aravuga ngo n'indaya mugahura ivuye muri boîte de nuit murahuye, ngo umwise Yezebeli, ngo uwo mwokorogana yo gukubita, ngo ariko na ya ndaya ivuye muri boîte de nuit uyibwiye ngo Mariya nyina wa Yesu, ngo mbese nico ibishaka. Umuntu wese akeneye ko bamuvuga neza, umuntu wese akeneye ko bamuvuga ibigwi, bamuvuga ibyiza, bamwita amazina meza, atari uko akora ibintu byiza, ariko ngo ashimwe. Nibaza yuko ari nk'ico warushatse kuvuga. Sinzi hari igihe twigeze kubivuga, wenda gusa byaba bigize nk'iminsi. Narakubwiye ngo dukeneye ko dukora ibyaha, ariko kandi tuje no mu ijuru. Ni bakeya batemanya bakavuga ko turaja kwa shitani. Abantu ko barakora ibyaha, abantu ko barakora ibibi, kandi bazi ko bakora ibibi, bazi iwabo, inzira yabo. Ariko nubwo bakora ibyo ngibyo bakeneye ngo bazoje mu ijuru. Urakoze cyane. Noneho kugira ngo dukomeze neza, inyangamugayo urabisobanura, uravuze ati ni umuntu utabushaka kugawa, ni umuntu wirinda umugayo. Ese wa muntu nyine kugira ngo yirinde uwo mugayo ni iki kibiranga sherekana ko yirinze umugayo? Ni gute akora? Reka tuvuge ibintu 9, ni byinshi ariko byibuze reka dufate 9 bishobora kuranga umuntu w'imfura cyangwa w'inyangamugayo udakenewe kugawa. Urabyumva rero? Iyo nakubwiye ngo si ukubyifuza, ariko hari icyo ukora, hari ikiguzi cyabyo, hari icyo ukora kugira ngo bavuge ngo uyu muntu ni inyangamugayo. Icya mbere ni uguha abandi agaciro. Ni uguha abandi agaciro. Icyo kintu cya mbere ushaka kuba inyangamugayo ni ukuha abantu bose agaciro, tugira gusuzugura, kudasuzugura abandi. Kudasuzugura abandi, kuko kera usuzuguranye tukiri inyangamugayo. Kuko bajya basuzuguye ukoze igikorwa kigahita barakugaya, ntaka yansuzuguye, tuzoba ukibaye inyangamugayo. Byarangiye kera, wateye hanze y'ubunyangamugayo, wavuye muri yakara, wabaye umuhemu, wasohotse uri umuhemu. Icyo ni icya mbere. Kigira kabiri ni ukuvuga ukuri. Ni ukuvuga ukuri, kwirinda kubesha, ukavuga ukuri, habe n'ubwo kubabaza, habe n'ubwo abantu batagushaka, ariko wowe ugahagarara ukaba ari kuvuga. Iyo ni karo ya kabiri, cyangwa iyo ni esikariye ya kabiri uba uhaye uzamukaho kugira ngo abantu bakomeze babone ko uri inyangamugayo. Aza avuga ukuri uko bisa kose, aza avuga ukuri. Hari abantu mu buzima bwabo ikinyoma vrema kigira
umwanya munini nicyo baza bavuga iyo uvuga ukuri byanze ese nta nyangamugayo ntawo inyangamugayo ariko azabesha uba wabitakaje kurumva gute none si ibesha abantu hari umubeshi uzushima umugabo umwe ngo yigeze kubwira umwana we ngo ati ikinyoma gabo umwe kiza gikiza ikinyoma umugabo abwira umwana we ati igihe kimwe ikinyoma kiza gituma wenda uwubesha umuntu ukamukuraho ikintu cyangwa nimba hari icyo wari guhura nacyo nk'abantu tuvuga abana buriya iyo babesha ababyeyi hamwe no gutinyanisha atima wenda ko babahana hanyuma rero wa mwana urumva ko isi yari amubwiye ko ikinyoma gikiza ko ari cyiza quelque part ni nkaho yari asubiye umwana ngo asohoke mu nzu ngo ahita avuga ngo ngo ndapfuye ise tubaye iki ati ndasohotse nkoze umutwe ku ijuru ise ngo aramubwira ati yewe mwana ati bene icyo cyo kiza icyo kinyoma ubeshe si bene icyo kiza gikiza ariko nshatse kubwira abantu ikinyoma ntacyo kiza gikiza ni inzira y'ubusama ariko itazishika abantu bashatse kwiyorohereza ariko umuntu ubesha buriya urumva ko ntaba ari imfura ntaba ari inyangamugayo iyo abantu bamaze kugukotingaho kuri umubesha ubundi uba utakaje n'imbaraga gutakaza icyizere mu bantu umuntu ubesha nta cyizere n'igihe avuga hari ibintu abakuze imigani baca bakavuga ngo umwana murizi ngo ntaza kugwa intozi abana baguma biriza niyo yagize ikibazo abantu baravuga ati sibyo byiwe bya bindi byiwe erega umuntu iyo abesha n'umunsi yavuze ukuri ntimuzaho kwemera ntabazamwemera oya ntabazamwemera kandi noneho hayavuga bazavuga ati haratubeshe niko kuyiba icya gatatu rero ni uguca bugufi kuba hambo naho waba ufite success naho waba warageze ku bintu bikomeye ariko imfura inyangamugayo izica bugufi kiranga inyangamugayo cya gatatu ni uguca bugufi kuko iyo wishize hejuru iyo wizamuye orgueil ni nabyo byamanuye Lucifer donc satani buriya ava mu ijuru yishize hejuru kwishira hejuru ni bibi cyane naho waba imana yarakugiriye neza kakuzamura ariko uzace bugufi nimba uri hejuru ufite uko imana yakugize ikakugeza ahantu ukongeraho guca bugufi biza birushaho gusa neza ariko noneho iyo nyine imana yagushize ahantu ariko wowe ukazamura les épaules orgueil ugatangira kugira gutyo ni bibi cyane icya kane ni ukubwira iki donc hari ikintu ushobora kwita donc dénigrer ni uvuga ngo ni nko gutesha abandi bantu agaciro babyumva ni ukuvuga ngo buriya dufite uko abantu bagenda inzego zubakitse urabyumva inzego zifite uko zubakitse hari abakuze hari abo mu ngana haraki ariko umuntu w'imfura urumva umuntu w'imfura habe kuba ruta habe kubo bangana habe kuba abakolege biwe haba bamuruta arubaha abantu bose kubaha cyo ni ikintu nacyo cy'ingenzi cyo ni icya gatanu cyangwa cya kane cya gatanu ni uguhagarara ku cyo wavuze isezerano ubwiza icyo ubwira umuntu ugomba kugihagararaho kudahinduka ku cyo wavuganye n'umuntu cyo ni ikintu cya gatanu cy'ingenzi cy'umuntu w'inyangamugayo ariko iyo uvuga ibintu ukabitahajya ntubure imfura ntubure inyangamugayo nubwira umuntu ngo nzogira gutya uzogikora nuvuga ngo nzogufasha iki uzogikora hari abantu bavuga ibintu habe n'uzore no matorero abantu batanga ibintu batazabashitse
bakavuga gusa de teori ariko bagatanga buriya ntabwo buri imfura. Ikindi cya gatandatu ni ukwemera amakosa. inyangamugayo yemera amakosa. Iyo washitse byagushikiye ko turi abantu ukisanga hari amakosa wakoze ugomba kuyemera ukayasabira n'imbabazi. Ni ibintu byiza ku nyangamugayo kuko nawe byomushikira. Kurumva byomushikira kwisanga mu makosa ariko yaguye mu makosa. D'abord hari ukwemera, icyo nari mvuze. Icya mbere c'est reconnaître les fautes. Kurumva igikurikiraho arico ca karindwi subira ubisobanure neza. nari mvuze ngo icya mbere icyo nari mvuze ni ukwemera amakosa, reconnaître les fautes. Hari abantu bataza bemera ikosa mu buzima, ugakora ikosa ariko nturyemere, ukaguma uri defanda kandi ikosa ntijyoba iki ifote ini fote komize ntabwo wayihindura ngo ibe ukuri cyangwa ibe igikorwa cyiza. Kugira ngo rishire neza ryakosa, kugira ngo rigaruke ribe action juste, ni ukuryemera. Faut reconnaître les fautes. Igikurikira ni ugusaba imbabazi. Ureconnaître d'abord, hariho kureconnaître ikosa. Je reconnais ko nakoze ikosa. Iyo ni intambwe ya mbere ubuteye. Ariko no gusaba imbabazi rero ni ya kabiri. Hari umuntu ushobora kureconnaître amakosa ngo akaba ngo yego ngo nabikoze ngo ariko tampi. Kibibaho se? Yego bibaho. Nabikoze. Bene abo bantu barahaba. Urabumva nabikoze none se ariko tampu je m'enfous je m'assume. Ukubugize gute? Reconnaître amakosa nurangiza uyasabira imbabazi. Uri imfura, uri inyangamugayo. Yego. Igikurikiraho ni ugufasha, ni ukugirira abantu neza nta kindi witeze. Ica munani. Kugirira umuntu neza ntacyo umwitezeho. Kuba udaharanira inyungu. Hari abafasha abazobafasha, hari abagirira neza abazobagirira neza, ariko imfura ntizija muri ibyo. Uza ufasha kubera si necessaire. Ugiriye abantu neza kubera ubumuntu burakenewe, kubera ubufura burabyoburisha, ariko utiteze ngo nanje ko ndakora ejo kugira ngo nzobone une action de retour. Kurumva icyanyuma ukwiriye kuba uri umuntu juste. Ukuri. Umuntu ukoresha ukuri. Honnête, même si c'est difficile. Niyo ibihe byoba bisa nkaho bigoye, bituma igihe kimwe ubuzima bwuburije abantu kubibinda, ariko il faut pratiquer la justice. Il faut kuba uri umuntu ukwiriye kuba uri umuntu uhagaze hagati, utagira bankunzi n'abandi upendereye. Erega nibyo byifise. Hari abo bantu babona ko bo bafite ifavere bagomba guhabwa ibi n'ibi, abandi bagakumirwa. Mu buzima nunaja no gufasha, uzafashe utari kureba cyane gusa ngo kubera dufitanye amasano. Urabyumva rero? Mu buzima nous devons pratiquer la justice, gukiranuka kandi kutabogama. Kuba turi abantu, umuntu woza ko twabivuze ko bavuga ukuri n'ibindi biriya byose twagiye tuvuga, ko n'umuntu uhagarara hagati akavuga ati jewe uko niko mbona ukuri kw'ibi bintu ni uku nguku. Akubera atari umwana wawe nimba ari we wakoze amakosa, hagarara mukuru uvuge ati mon enfant il est fautif, ni wakoze amakosa. Kenshi ari byo ubona dans de voisinage cyangwa iwe. Ego. Ukabona abantu bakoze, abana, umwana ashobora kuba ari we waharaye, ariko ugasanga nyina niwe ari kudefanda, akaza ashaka gufaire kuwara abantu ko umwana wa mugenzi we ari we wakoze amakosa. Burya ntabwo uri imfura. Imfura izivuga ngo mon fils, ma fille, tu es fautif, niwe wakoze ikosa. Nimba ari uguhanwa muhano uyu nguyu, niwe wakoze ikosa. Iyo ukoze ibyo bintu 9 uba uri inyangamugayo, uba uri imfura. Nukora gutyo abantu bazokwemera, bazovuga ngo uri imfura, bazovuga uri inyangamugayo,
kuko muri ibyo nta yandi makosa twogenda twongeraho n'utundi ariko ubashe guparatika ibyo bintu tuvuza ubu ni imfura uri inyangamugayo. yego urakoze cyane. hari ikindi kintu nakubaza. hariho wenda tubwe umuntu ni inyangamugayo ageze ahantu mu kibazo runaka akoza akantu nyine katari keza ko kumusova muri cya kibazo. ese wa muntu haracari inyangamugayo cyangwa duhita tumukora muri liste y'inyangamugayo? twavuzemo ikintu kivuga ngo il faut reconnaître les fautes. birashika mu buzima nous ne sommes pas parfaits. umwiza gusa ni data, kurumva abandi bose si beza. nous ne sommes pas parfaits. abongereza nibo baza babisobanura neza. hari icyo bita perfect, kuba uri parfait, kuba warageze ku rwego rumeze gute. ariko ibyo abantu ntibaza bagera aho ngaho. abantu bagira de limite. kubwo bazavuga ikindi ngo kuba accuracy, donc ni ukugerageza. imana niyo iri perfect, abantu ntabwo bari perfect. ariko rero nimba hari ikosa ryabaye il faut reconnaître, kwemera ikosa, kwemera intege nkeya. aho wagize intege nkeya zemere, kandi ntibigarukire kuzemera, uzisabire imbabazi. urakoze cyane. hanyuma ikindi kibazo dufite ibindi nka bibiri kugira ngo dusoze. ese ubundi inyangamugayo ni umukristo? umuntu w'inyangamugayo ni umukristo cyangwa hashobora kubaho inyangamugayo atari umukristo, cyangwa se hakabaho umukristo utari inyangamugayo? umukristo d'abord hazamo ijambo kwemera Kristo no kumwizera. hari uwokora ibyo atizera Kristo ariko agakora ibikorwa byiza. hari imfura zabayeho zitari zizi n'Imana ariko ari imfura, ariko nta mukristo utagomba kuba inyangamugayo. umukristo wese agomba kuba inyangamugayo. umukristo wese ni inyangamugayo. umukristo utari inyangamugayo si umukristo. abishoboye umuntu yemeye Kristo, sibyo? aramwemeye ariko si inyangamugayo. ibi ngibi ibyo akora byose ibi ntabifite. ubwo bukristo bushingiye tuvuge abuze ikintu kimwe muri ibyo ngibyo, ariko aremera Kristo. abuze kimwe aho ngaho, kandi wavuze ngo abantu bose nta muntu wera. jevebe navuze ngo aho twagize intege nkeya turazemera tukazisabira imbabazi. icyo nicyo nemera. nakubwiye ngo umuntu ashobora kuba atemera Kristo, kurumva, kuko hari n'abandi basenga izindi mana, ariko iyo ureba ibikorwa byabo ni byiza. icyo gihe ndi tuvuga ngo kubera ko bakora biriya ngo birabahindura necessairement kuba abakristo. hari abasaza babayeho batari bazi Kristo, ariko b'imfura bene abangaba batigeze bagirwaho irindi jambo. ariko nta mukristo utagomba kuba ari inyangamugayo. nose nimba uri umukristo wemera Kristo, ariko abantu baza birirwa bavuga ibikorwa byawe, uriya muntu arirata, il est très orgueilleux, asuzugura abandi bantu, il est injuste, urabyumva, atreta abandi bantu nabi, arabadenigra, aragira gute, ntaca bugufi, ntagira ati ubwo bukristo bwa bushingiye kuki? il est vrai que hoba umuntu kubera ko kuba umukristo d'abord ni ukwemera ni ukwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. icyo hari abari bafite izo kalite z'ubunyangamugayo ariko batemera Kristo, abo ga ni ukundi nyine. ariko iyo ni imirimo myiza d'entreta. vuga ati ntiyarazi Imana kwenda ntiyanayemera. ni nk'uko wafata abamizirima barakubwira ngo Yesu umuhanuzi ni intumwa, nibo bakagarukiraho nka kuriya bavuga ba Muhammed wabo n'ibindi. Ese Muhammed we niyo mana yabo? oya, bagira ntuze ntibagira Allah. Imana iri ukwayo, Muhammed nawe n'undi muntu bemera wabo nawe ni nkayo, nk'uko twebwe natwe twemera Kristo, nabo Muhammed nibo bemera. urabyumva? hari Imana, hari Yesu. nabo bafite Imana bagasubira akagira Muhammed. niwo wabapfiriye?
bemera se Kristo ko yabapfuye. Kristo ni umuntu bafata ni intumwa, urabyumva, ni intumwa. Nabo se ntibabikoze bakavuga ngo yapfuye yazutse l'histoire. Muhammed nawe ngo yarazutse, uzubona batajya ingurube ukagira ngo byagenze gute. Reka tureke izo histoire, nta makuru yabo menshi tuba dusoma turiho. Ariko icyo nari nshatse kuvuga, inyangamugayo ziriho ariko zitoba zemera Kristo, zoba zifite ibindi byemera. none se ko zitemera Kristo buriya zaja mu ijuru? Zaja mu ijuru zitemera Kristo? Oya, kuko Kristo ga yaravye ngo nije nzira. Utemera Kristo nyine urumva ntumwemera. Ibyo nta bindi birebire byo kubaza, woja kwandi utemera Kristo. Urakoze cyane, turagushimiye. Ni ukuvuga ngo inyangamugayo zihazidutegera ziri hano zitemera Kristo, nimwemere Kristo kugira ngo bwa bunyangamugayo bwanyu bwuzure 100%. ego abakristo mutari inyangamugayo ni mubi inyangamugayo kugira ngo Kristo bwanyu bwuzure 100%. ego ni ukuvuga ngo nico cyonyine twosaba abantu, nico tubasaba abakristo niba binyangamugayo. Inyangamugayo nazo nizemere Kristo, zoba zitaremera Kristo aracara akabura. Ego niba bishireho Yesu kugira ngo bigende neza. Nihajya nakubwiye ati Imana iba yarazamuye umuntu ikaguha kubukomeye, iyo uciye bugufi ukomeye uzurushaho gukomera. Ariko iyo wikomeje kandi nyine wari ukomeye ariko bigatuma usuzugura abandi, uba wisuzuguje nawe, uba wisuzuguje. Turagushimiye cyane, wakoze kuduha ikiganiro ciza. Inyangamugayo ni muba abakristo, abakristo namwe ni mubi inyangamugayo kugira ngo mwuzuze ibibura. Uri umukristo utari inyangamugayo hari ikibura, kandi ico ngico cyo kubuza ijuru. Uri inyangamugayo udafite Kristo, ico naco cyo kubuza ijuru. Rero ni mwemere Kristo, abataramwemera n'abatarabinyangamugayo babinyangamugayo kugira ngo mwuzuze icimana tugombaho cyangwa icimana dushakaho. Murakoze cyane, ndabashimiye mwe mwabanye natwe. Murakoze.